Nshuti mwene data, hari abantu benshi batunze Bibiliya bakunda no kuzigendana ariko badafite ijambo ry'Imana mu mitima yabo. Hari abazi Yesu mu magambo ariko batitwara uko ashaka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku nkuru yacu ivuga ngo dore icyo Yesu ashaka ku bamaze kumwakira. Wari ukwiye kuba umugaragu wizerwa mu bwami bw'Imana. Reka ngusabe usome Matayo igice cya 25 cyose urasobanukirwa icyo Imana ishaka ku bana bayo. Reka nkubwire ngo icyo gice kigizwe n'imigani 3 ikomeye Yesu yatanze. Umugani wa mbere ni umugani w'abakobwa 10. Uwa kabiri ni umugani w'abagaragu bahawe italanto. Naho icya gatatu ni icyemezo cyo kurobanura intama mu ihene. Iyi migani yose ifite ubutumwa bukomeye kandi bumwe, bigaragaza ngo uwahawe Kristo ahamagariwe kubaho mu murimo no mu kubaha Imana atitaye ku byo yamenye gusa. Kuri uwo mugani rero w'abakobwa 10 ugaragaza ko abakobwa 5 bari bafite amavuta, abandi ntayo bafite. Bari bafite amatara, bafite amavuta. Amatara reka nkubwire ngo ni ijambo ry'Imana ryarindi wowe wumva. Amavuta bikaba kugira umwuka wera ugukorera mu mutima wawe. Naho rero babandi basinziriye ni kwa kwirara mu by'umwuka, ukumva ko ufite ijambo, ukumva ko nta kibazo urarifite, nta kindi ukora, mbese ukirara mu by'umwuka kandi hari ibindi babikenewe ugomba gukora. Ba 5 rero batabashije kuba maso ngo binjirane n'umwami nuko bari bafite ijambo ariko ridafite ubuzima, ridafite amavuta ari wo mwuka wera. Isomo twakuramo hano nuko kwemera Yesu ntibihagije gusa. Tugomba gusoma ijambo ry'Imana, tuba tugomba gusenga, tuba dukwiye kuribamo buri munsi kandi tukigisha n'abandi. Reka dukomereze nanone kuri icyo gice cya 25 Matayo ku murongo waho wa 14, turebe noneho kuri wa mugani w'italanto. Ngo umwami yahaye buri mugaragu impano, mu by'ukuri arazibasigira aragenda, ariko we icyo yashakaga nuko yashaka ko agomba kuzisubizwa zariyongereye. Rero mu bahawe harimo umwe wa nyuma utarigeze agira icyo akoresha ya mpano ya talanto yahawe, ahubwo ngo aragenda araribika, mbese urumva ko yumvaga ko yabibitse neza ngo umwami nagaruka azarimusubiza uko ryakabaye. Ariko uwo nguwo yahuye n'ibibazo. Niyo mpamvu ngusaba kugira ngo usome Matayo igice cya 25 urasobanukirwa neza iby'iyi migani. Italanto rero nta kindi ni ijambo ry'Imana uba warahawe, ni ubuhamya uba ufite, ni impano z'umwuka, ni ubuzima bwawe muri Kristo Yesu, ni igihe cyawe. Ibyo byose ubibyaza uwuhe musaruro? Waherewe ubuntu, tangira ubuntu. Izo mpano zawe ufite Imana yaguhaye uzikoresha iki? Igihe Imana yaguhaye ugikoresha iki? Ijambo wahawe urikoresha iki? Ese ubuhamya bwawe bufasha abandi? Ngo uwabihishe rero we yaravuze ngo nari nzi ko uri umwami ukomeye, mbese nta kindi kintu ukeneye mu by'ukuri, ariko umwami yaramubwiye ngo genda. Aha rero reka nkubwire isomo umuntu yari akwiye gukuramo. Kwakira Yesu mu by'ukuri ni intangiriro. Kugumana ijambo ry'Imana wenyine ni icyaha, ubundi byakakubereye icyaha, kuko icyo ufite muri wowe wakabaye ugisangiza abandi. Rero ukwiye kurigabana n'abandi, kuko kugabana n'abandi, gusangira n'abandi ni umusaruro w'abantu bose bakiriye Yesu. Mbese ni n'akazi umukiranutsi wese yakabaye kumva ko akwiye gukora, ni umurimo. Ngiye kuvuga rero kuri iki cya nyuma cyo kurobanura ihene mu ntama.
reka ngusaba unyihanganire none iki gice cyo uyu murongo ngugusomere. Matayo n'ubundi igice cya 25, ariko duhere ku murongo wa 31. Haranditse ngo umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, nawe ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe aho data yahaye umugisha, muragwe ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo unywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari njye mwabikoreye. Nshuti mwene data, iyi ni imirimo iranga umukristu, ngo Yesu azacira imanza uwo ari we wese hashingiwe ku byo twakoze. Twagaburiye abashonje, twambitse abababaye, twasuye abarwayi, twasuye abari mu nzu y'imbohe. Ariko ngo ukibaza ngo azabikubwira ngo ujye umubaza ngo se nakubonye ryari, kuko azakubwira ngo ninjye wabikoreraga. Kuko uko tugira ibyo dukorera bene data turi muri iyi si, tuba tubikorera Uwiteka. Erega mujye mwibuka ko twese twaremwe mu ishusho ye, twese turi abana be, twese dukunda kimwe. Uko rero ugize uwo ukorera niko uba ukorera Uwiteka. Uwiteka ntacyo akeneye kuko byose arabifite, ariko icyo dushakaho ni uko dukorera bagenzi bacu ibikorwa bikwiriye, kuko ngo ibyo tuzakora bizatuma tuba intama dushyirwe iburyo, naho ihene zishyirwe ibumoso. Ariko reka nkubwire, ntabwo ari ibikorwa bizatuma twinjira mu bwami bw'ijuru, ariko ibyo bikorwa ni ibimenyetso by'ukwizera, by'uko wizeye Yesu. Kandi kwizera, murabizi neza ko kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Reka mbikwereke muri Bibiliya aho byanditse muri Yakobo igice cya 2 umurongo waho wa 17. Haranditse ngo, uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo, ahubwo kuri konyine kuba gupfuye ubusa. N'umurongo waho wa 20 haranditse ngo, wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Wasoma icyo gice cya Yakobo igice cya 2 ugasobanukirwa neza impamvu Uwiteka avuga ngo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye ubusa. Rero abana b'Imana tuba dukwiye kugira imirimo ituranga, kandi uko tuyikora niko tuba dukorera ijuru, kuko icyo gihe ngo ubwo Yesu azaza azarobanura intama mu ihene. Waba ushaka kuba intama cyangwa waba ushaka kuzarobanurwa mu ihene? Rero nshuti mwene data, reka nkubwire ngo ba umucyo w'isi. Ibyo tubisanga muri Matayo igice cya 5. Reka ngusomere ku murongo waho wa 15. Ngo nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ku murongo wa 16 ngo abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Rero niba ufite ijambo ry'Imana muri wowe, ukwiye kurigira ariko ukanabigaragaza mu mirimo yawe, ukagira umwuka wera ukuyobora kandi ukamwumvira, ukagira ubutumwa muri wowe usangiza abandi. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Izo mbuto rero nta zindi, ntabwo ari ukuvuga ngo twese tuzaba abapasiteri, ntabwo ari ukuvuga ngo twese tuzaba abaririmbyi, ngo twese wenda ngo tuzakora iki. Oya,
ushobora kuba ufite ubwo buhamya bwawe wabusangiza n'abandi, ushobora gusangiza abo mwegeranye, abo mukorana, ushobora gusura abo barwayi, ugasura abari mu nzu z'imbohe, ushobora gufasha abakene, ushobora gufasha abababaye. Ibikorwa biba ari byinshi ku mwana w'umukiranutsi wese aho uherereye. Reba ibikwegereye, umenye icyo Uwiteka agushakaho, ukore imirimo ikwiriye. Niba Yesu yaraguhaye umucyo rero, si uwo kugumana muri wowe gusa, ahubwo ni uwo kumurikira abandi. Niba iri jambo rigukoze ku mutima, reka ngusabe ukore like, ukore share, kugira ngo ubutumwa bwiza n'ukuri bugere kuri benshi, kuko hari benshi baba bakeneye kubwumva ndetse no guhinduka. Reka ngusabe rero ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhana umugisha.